twongeye kubaha ikaze mwe mwese mudukurikiye mu biganiro byacu dukomeje gukora kuri channel yacu yitwa kubaho neza. Tukaba rero twizera yuko bibubaka, tunizera umusanzu, tunishimira umusanzu mudutera mu kubireba ukabisangiza n'abandi, ariko kandi igihe ubona ari byiza ugashyiraho like cyangwa se ugashyiraho na comment kugira ngo mutubwire muti muganire kuri icyo ubutaha, cyangwa se ahangaha yavuze gutya. Mushobora kutwungura ibitekerezo kugira ngo tunarebereho wenda nibyo tuzaganira ubutaha tubona byubaka umuryango nyarwanda. Uyu munsi rero twakiriye Bwana Karamaga François, akaba atuye Kimironko, ariko kandi ni umusaza w'inararibonye ukunze kuba ari mu mihango yo gusaba no gukwa asabira abahungu. Uyu munsi rero akaba agiye kutubwira ku bijyanye no kurambagizanya kera uko byakorwaga, uburyo imiryango ariyo yarambagizanyaga, ariko habanje kubaho n'umuranga karanga umuryango, hanyuma hakazabaho no gukosha. Byabaga rero ari inzira ndende, ugereranyije n'uyu munsi usanga bisa nk'aho bihabanye. Reka rero tudatinze tumuhe umwanya abituganirize. Urakoze Louise. Nagira ngo mbanze ntandukanye ibintu bibiri. Mbere yuko umukobwa n'umuhungu babonana cyangwa bamenyana, ni imiryango ubwayo yabanzaga kumenyana, ikabanza ikarambagizanya ubwayo. Iyo umuryango wabaga ufite umwana w'umuhungu ugeze mu bigero byo gushaka, bigero byo kubakirwa, akabibwira iwabo bajyaga inama, barabanza bakegerana, ba se wabo, ba nyirasenge, bakaganira, bakareba aho bafite abandi bakobwa bashatse, bakababwira ati umuhungu wacu arashaka gushaka. Ariko kandi bakumvikana umuryango babona wabonekamo uburere bwiza bw'abana babo, bakareba mu miryango y'inshuti zabo, bakareba ahantu hari uburere. Ntabwo ari umuryango wari wose wajya gushaka umugeni, barebaga ahantu hari uburere, bakareba noneho baba nyirasenge bashatse muri iyo miryango hirya no hino na ba nyina wabo, bakaba bavuga ati umuhungu wacu ko ashaka gushaka, ati aho nashatse muzi ko ari umuryango mwiza nta kibazo mfitanye nabo, ariko hari n'umukobwa ugeze mu bigero wo kwa naka, wo kwa muramu wanjye, wo kwa ba data bukwe bandisi, ati uwo mukobwa ni umukobwa mwiza. Ubwo rero uwo nguwo wabaga abyemeye atyo, n'umuryango ukaba washimye uwundi muryango, yabaga yiswe umuranga. Uwo yabaga ari umuranga. Noneho umuranga akaba ari uzajya kuganira na wa muryango. Byatangiraga aganira na nyina w'umukobwa, nyina w'umukobwa akazabigeza kuri se. Nabo ise yamara kubimenya bakajya inama, bakareba ati uriya muryango ko dushakamo umugeni bizagende biti, uriya muryango wo kwa naka, bari abantu bo muri ubu bwoko, ko dushaka umugeni bo kuri kariya gasozi, ko dushaka umugeni bari abantu tuzabigenze gute. Bakabyemeranya bati uriya na abantu n'undi turashyingirana. Bamara kubyumvikana, imiryango bimaze gushimana, ubwo umukobwa ntarabimenya, imiryango imaze gushimana, bakazagera noneho umunsi wo kuvuga bati tuzajya gufata irembo, binyuze n'ubundi kuri wa muranga. Ese umuranga yarahembwaga? Oya, ibyo byo guhembwa by'ibihembo byanyu mubizanye muri iki gihe, nta bihembo byariho by'umuranga. Yabaga ari nyirasenge, yabaga yishimiye ko umwana wabo nawe yubaka urugo. Yabaga se ari nyina wabo, akaba yishimiye ko umwana wabo yubaka urugo, kandi kubaka mu muryango mwiza, bakamuhitiramo umukobwa mwiza. Ntabwo byabaga ari umunezero kuri we nk'umubyeyi. Ntabwo ari ibyo gusa by'ibihembo, ntabwo ari umukomisiyoneri bya bindi by'ubu byateye. Oya, yari umwana, wabaga ari umwana w'umusaza wawe, ari umwana wawe cyangwa murumuna wawe cyangwa mukuru wawe. Byari umunezero rero kuri we. Noneho yamara kwivugana n'uwo muryango, akabwira n'iwabo w'umuhungu aho avuka cyangwa se mukuru yashatse, bati muzaze noneho gufata irembo. Bakamutuma, akabare batuma n'ubundi, ati umuryango w'iwacu rero, umuryango wo kwa naka, barashaka kuza gufata irembo ahangaha. Niba ujya wumva iyo bavuga ijambo n'ubu barabyigana ariko ntibabikora, ni irembo ry'umugeni. Kundi irembo ry'inka riba risanzwe, ry'umuheto riba risanzwe, amarembo aba menshi. Ariko noneho bakavuga bati uyu munsi hari abantu baza kuza hanga cyangwa itariki, bazabazana inzoga baje gusaba irembo ry'umugeni, bakitegura. Ubwo igisobanuro cyo gusaba irembo ni ikihe? Ni ukuvuga ngo baje gutangira, ni urugendo rutangiye, baje gusaba ngo iri rembo mu rudikingurire
tuzarigendemo inshuro nyinshi. Icyo tuzabasa mutwemere ko tubabera abashyitsi bazahoraho. Ariko uko kuba umushyitsi uzahoraho ni nabwo bizabyara ubushuti buzahoraho, bikazabyara n'igihango. Yuko burya aho usabye umugeni haba hari igihango, aho mushyingiranye kiba ari igihango muhanye. Uvuga ngo muhora mutabarana, muhora mufashanya, muhora mukundana. Umuntu waguhaye umwana we kiba ari igihango. Ubwo ni ukuvuga rero ngo mutangiye urugendo rwo kuzagera kuri icyo gihango. Niyo mpamvu bavuga batuze gusaba irembo. Iyo byabaga birangiye rero umukobwa uwo mu nyirasenge w'umwana cyangwa nyina amaze kubivuga, mukazazana inzoga y'imfatarembo. Ubwo hazamo bande se n'umuhungu azamo mu inzoga y'imfatarembo? Oya, nta mu Kinyarwanda umuhungu, ndetse kera mbere yacu umuhungu yabimenyaga nyuma rwose. Ntabwo yamenyaga ko bari kumusabira. Yamenyaga ko bagiye gusaba, ariko ntiyamenyaga ngo bamusabiye indi. None icyo gihe cy'irembo ni ukuvuga ngo biracyari hagati y'imiryango, ntibiragera hagati y'umukobwa n'umuhungu. Yego. Biracyari hagati y'imiryango. Umuryango wamara kwemeranya n'undi bati tukwemereye irembo, bakanarifata. Kurifata rero barifatishaga inka. Bavuga inka y'imfatarembo. Iyo nka ni ukuvuga ngo twe dufashe irembo, mutagira undi muntu muzaha umugeni imbere yacu. Ntabwo bavugaga izina ry'umukobwa waje gufatira irembo. Ni irembo ry'umuryango. Ni irembo ry'umuryango, ni umuryango ku wundi. Ntabwo bavugaga izina ngo tuje gufata irembo ryandi. Bakicara, bwacya noneho bakazagera igihe bakabatuma bati ko mwaduhaye irembo, noneho turashaka kuzana inzoga tubasabira umugeni. Bikitwa gusaba no gukwa. None oya, gusaba gusa. Oya, gukwa ntibirimo. Gusaba gusa. Ni ugusaba gusa. Bakazagera igihe baza bakabasaba umugeni. Muri uko gusaba umugeni nabwo ntibavugaga izina rye ku nzoga ya mbere. Ku nzoga ya mbere ntibavugaga izina rye, baravugaga bati tubasabye umugeni, ko bavuga bati urugo rwanyu, umuryango wanyu ugira abageni, kandi si ubwa mbere muduha umugeni. Bakabemerera umugeni, bakabemera. Ubwo se ntago w'umugeni w'umukobwa ntibabaga batekereza uwo ari we bari gushaka, wa muranga niwe uba waravuganye na ba nyina w'umukobwa na ba nyina se, mbese n'uwo muryango. Baba bazi umukobwa n'ugwanugwa, baba bamuzi. Ariko mu gusaba ntabwo ko iyo nzoga ya mbere ntibavugaga izina ry'umukobwa basaba. Ariko hari n'ukuntu ngo kera bitari byemewe ko umukobwa mutoya agenda mbere y'umukuru. Yeje bavuga n'ubundi ku miryango, ubundi iyo wasabaga bagendaga bakurikiza uko bavukanye, uko bakurikira. Ibyo ni organization y'umuryango kundi. Hari nubwo umukuru ashobora kuba afite inenge, bakaba basaba umuto. Inenge ashaka kuvuga, ashobora kuba mugaye, ashobora kuba hari inenge y'umubiri ndafite, ashobora kuba ari umurwayi se mu bundi burwayi, ibyo bashobora kumutambutsa n'uwa mbere. Ariko noneho icyo nakubwira kuri iyo nzoga ya mbere, bavuze gusaba umugeni. Kera rero iyo wasaba gusaba umugeni, kubera ko utavugaga izina, waguma kuzanye n'inzoga nziza yuko barabanzaga bakayisogongera bakayumva, bakumva n'iyo nzoga kuko ari nziza ikwiye gusaba umugeni. Hari nubwo bayangaga bati inzoga ntitwayishimye, bakazasubiraho ukazana indi nziza iyo bashima. Iyo babaga bayishimye rero baravuga bati turakwemereye, tukwemerera umugeni mu bakobwa bacu. Noneho ku nzoga ya kabiri nibwo hazaga none ukavuga umugeni ushaka. Mufite abakobwa benshi ariko b'umuryango wabengutswe, hari uwo twarambagije. Ubwo inzoga ya kabiri se nayo yitwaga gusaba? Naho ni ugusaba. Ariko kera bazanaga inzoga nyinshi, uretse iby'ubu ngubu byateye babizana ibintu byose bakabipfundikira mu ipfundo rimwe. Ariko ubundi inzoga zabaga nyinshi. Hari uwajyana ukagaruka na kabiri na gatatu rwose bakagutuma indi. Nuko rero noneho ubwo iyo wabaga uzanye inzoga ya kabiri ukavuga n'izina ry'umukobwa, uti umukobwa dushaka ni reka dufate nka Louise, turashaka umukobwa witwa Louise. Nuko bakabyemera, bakati ugura umukobwa witwa Louise arahari, ukazagera igihe uzana n'inzoga yo gushima. Inzoga zabaga nyinshi, ntizagiraga umubare, zaterwaga n'ahantu. Bashobora no gusaba ukamara umwaka usaba uzana inzoga. Hari naho bashinga igiti hariya bagashinga inkoni ku irembo, ingata zikuzura za zindi zo gusaba umukobwa. Ingata zikuzura kuri iyo nkoni bagenda batondeka, zikazuzura zikazaba nyinshi. Noneho igihe bamaze kukwemerera umugeni rero, bamaze no kuvuga izina rye,
wazanaga inzoga noneho gusaba gukoshwa, gusaba gukoshwa. Ntabwo uvuga ngo ni mu nkoshe ngo bivuye mu magambo, no kuzana inzoga, ugomba kuzana inzoga muri uwo muryango ukabasaba gukoshwa, bakagukosha wazanye inzoga bayishimye. Mbere na mbere inzoga barayishimaga, iryo turo wazanye bakongera bakumva ari nziza bakakwemerera bakagukosha, niba tuvuga ijambo rikugenza. Noneho ubwo ikiriho bavuga baragukoshaga, bamara kugukosha ntabwo ari byaha biri by'ubu ngubu ngo turagukosha inka zingahe, ngo inka 10, inka zingahe. Inkwano yarizwi, genda dushakire inyana nziza, udushakire inyana nziza, udushakire ikwiye, inyana ikwiye. Ntabwo zari inka 3, ntabwo zari inka 4, ntabwo ari inkwano yarizwi mu Kinyarwanda ko ari inka. Icyo gihe rero waragenda ukashaka inka, ari ukazana n'inzoga yo guteguza inkwano, ugateguza inkwano, ukavugira inkwano izazira uwo munsi w'inkwano. Icyo gihe imiryango yose noneho yarateranaga, imiryango yose yarateranaga. Ubundi iyo munsi wo gusaba izo nzoga zindi hajaga imiryango yayo n'imiryango restaurant mito mito, ntabwo ya hafi, base wabo baraho hafi aho mutuye, niba hari na nyina senyu utuye hafi aho ngaho akaza n'undi muturanyi, ariko ntabwo babaga ari abantu benshi. Ariko umunsi wo gukwa, none ubwo tugeze gukwa, urumva gusaba byarangiye, none tugeze igihe cyo gukwa. Gukwa rero niho hazaga abantu benshi, imiryango yose ikaza hirya no hino, ndetse bakitegura n'abakwe, bakabitegura rwose, bakasasa ibirago, igihe umuhungu yarazaga mu gukwa. Oya, nubwo ntago araza. Oya, umuhungu ntabwo yazaga, ariko bagakwa. Bamara gukwa inkwano inka bayimiye, bakabanza bakayireba mu rwakanakana, bakayireba mu icebe, baje bayishoreye. Yari inka igenza amaguru, bakabaza bayishorera. Hari abantu b'abahanga bari bazi kureba inka, bakagenda bakareba, bakayikora mu icebe, bakayikora mu rwakanakana, bakareba hose, bakareba mu maha, bakareba ko nta birondwe ifite, bakareba ko hari n'abari bazi kuyikora mu nda y'amaganga, bakareba n'ibizabyara, nuko bakayipima mbese hose. Nukuvuga ngo hari igihe bayangaga, hari igihe bayangaga ukayihindura. Noneho igihe rero bamaze kwemera iyo nka, inkwano bayemeye, nibwo babwira bati twemereye umugeni. Umugeni noneho turamuguhaye. Impundu zikavuga, ibyo kurya ntibyabagamo, bije ubu, ndetse bije vuba cyane, ejo bundi nyuma ya Jenoside. Ubundi imbere ibyo kurya ntabwo byarimo rwose, nta bantu b'imfura baje gusaba ngo barye, ngo bazane ibiryo basangire n'abana n'abakazana, bakanywa inzoga bagataha. Nyuma yaho rero wazanaga n'inzoga nyuma, ariko mwaratashye mwaragize imuhira, wazanaga n'inzoga yo gutebutsa, gutebutsa kugira ngo babwire ko witeguye kuzakira wa mugeni. Ndetse hakaba n'ahandi basabaga n'inzoga yo kujya mu masezerano. Hari no wazanaga inzoga gusaba kujya mu masezerano. Mu masezerano kera bavuga ngo kujya mu rukiko. Burya amasezerano dukorera mu murenge ubu ngubu, kera yakorerwaga mu rukiko, muri tribunal niho yakorerwaga. Akaba ariho bavugira n'iby'amoko, bakareba ko wanakoye, bakareba ko, ngira ngo n'ubu ngubu baje bavuga bati ese warakoye, n'ubu baje babibaza mu murenge bati warakoye, wakoye iki? Igihe cyose baravuga ngo ni inka, ariko inka ngira ngo ntawe kizitanga, inka zigendesha amaguru ntawe kizitanga. Ariko noneho bavuga ati warakoye, nakoye iki, ndetse bandikaga n'ibara ryayo, bakandika ati nakoye inka y'ikibamba cyangwa inka y'umusengo cyangwa inka y'ibihogo, bakabyandika. Byamara kwandikwa noneho bati ubwo murasezeranye, bakazana abana bakabasezeranya. Ubwo rero niho umugeni n'umuhungu babonanaga. Bivuga ngo umukobwa ntiyari afite uburenganzira bwo kwanga umuryango we wamuhitiyemo, kuko n'umuhungu ntiyashoboraga kwanga umugeni yahitiwemo n'umuryango. Ariko noneho iyo babaga bamaze guhura, icyiza cyane muri ibyo ngibyo, kuko byari ibintu byatangiwe n'imiryango, bikagenda bizamuka mu miryango, abana bakaza guhuzwa n'imiryango. Ni ukuvuga ko abo bana bagendaga bafite n'indangagaciro z'umuryango, kandi bemera n'icyo umuryango babwira. Ari niyo mpamvu kera gusenya nk'ibiriho ubu ntabwo byakundaga cyane, yuko n'umukobwa yarivumburaga, yakwivumbura bakamubwira bati sigaho wa mukobwa we, sigaho, ntabwo ariko bigenda. Sigaho umugabo niba yarakaye akarakara rimwe, si uvuga ko ibintu byacitse, si uvuga ko baranahukanaga.
ubu ngubu ntawe ucyahukana, iyo asohotse mu nzu aba agiye. Ariko kera yarahukanaga akumva nawe ararakaye kuko niba yagukubise urushyi akarakara cyangwa yamubwiye nabi cyangwa hari izindi mpamvu akagenda akajya iwabo. Iyo yajyaga iwabo gucyura naho bazaga kumucyuza inzoga, waba umuhungu bakaza gucyuza inzoga, bakabarega ibyaha akirega, bagasaba imbabazi. Basaba imbabazi, ejo umukobwa akambwira ati umukobwa yasubira mu rugo wo gusenya, agasubira mu rugo, bakamuha inzoga, bakamuha n'ibindi ajyana, bakamuha n'abantu bamuherekeza. Ntabwo yasubiraga iwabo gusa, ntabwo yasubira mu rugo we gusa, ntajyanye, akagenda kongera kubaka. ariko se ku rundi ruhande umugabo we watumye umugore asenya, we nta bamukeburaga bakamubwira bati nyamuneka sigaho, ntabwo umugore ahanishwa inkoni, ntabwo umugore atotezwa, ibyo bya ntabwo byaba umuryango avukamo wa muhungu iyo umugore yagendaga mbere yo kugira ngo bajyane inzoga yo kujya gucyura umukobwa, barabanzaga bagahana umuhungu wabo, bakamubwira ati dukoze isoni, uriya muryango waduhaye umukobwa wabo badukunda, bamuduhaye bashaka kubaka, natwe kandi twagiye kuza dushaka kubaka, ntabwo dushaka gusenya, ntuzongere. Bakamuhana akabyumva, urabyemeye? Ndabyemeye. Bagafata inzoga bakajya kumucyurira umugore, umuryango niwe wajya gucyura umugore, noneho bakabyemera, umuryango ukagenda ugasaba imbabazi mu mwanya w'umuhungu kandi bakamuhozaho ijisho. Nayo mpamvu kera wabonaga gusenya kw'ingo kwabaga ari buke cyane. Hanyuma se nta gihe umuhungu inkwano yashoboraga kubura ku buryo umuhungu batanga umukobwa bakavuga bati wenda tuguhaye umukobwa wenda w'ubuntu buziturwa, iryo jambo hariho uburyo butatu bwo gutanga umugeni. Iyo byageraga mu gihe cy'inkwano byarandikwaga bikavugwa, nabwo ko iyo bajyaga mu rukiko barabivugaga bati warakoye, sinakoye, warakoye se ni ideni. Bashobora kuba wakoye, bashobora kuba ari ideni, hahagawe n'umugeni w'ubuntu, ariko ubuntu bwiturwa. Hariho umugeni rero iyo utabaga ufite inkwano ako kanya aravuga ati nzayitanga ryari, mbyaye kabiri, mbyaye rimwe se, nzaba nayishatse, nzaba nayikoreye, nzaba nayibonye. Ubu ngubu mu byo babivuga mu bihe, mu myaka, ariko ubona bagereranya ati nimbyara rimwe, mbyaye kabiri, nzaba maze kuyibona, akazaza akayitanga agaha umugeni. Umuntu ashobora gukwa babyaranye kabiri, babyaranye gatatu. Hari n'ubuntu rero, ubuntu bwiturwa, nibyo bakubwira bati twebwe nta nkwano dufite, ariko byabaga mu bantu bari mu nzego mu cyiciro cyo hasi cyane, nabwo bakabafatanya, bakajya bakaza agahinga, agahingira kwa sebukwe, akabafasha iyindi mirimo, nuko umugeni bakabana, bakazabyara, bakazororoka, yagira Imana akaba nabarungutse, azamutse mu cyiciro akaba yakwa. Mwese ngira ngo gukwa byari umuryango, uko ase umuhungu wakwagaga. N'ubundi ni umuryango wajyanaga inkwano, ntabwo ari umuhungu wijyaniraga inkwano, ni umuryango. Byose byacaga mu muryango, ntabwo byacaga ku muntu ku wundi, binyuranye n'iby'ubu cyane. Okay, ubwo rero umugeni arakowe, hari aho rero wumva mu gihe cy'ubone niho tugiye kugera, bavuga ngo ni umunani ukinze. Se hariya ririya jambo umunani ukinze hanze icyera ryabagaho? Nta nubwo ari ryo rwose, ntabwo ari ryo jambo, n'abarikoresha nabagira inama yo kurireka, yuko ntabwo ari ijambo rizima rwose. Ubundi gusaba umugeni musaba umukobwa, niba ari umukobwa nawe akobwa inyana. Iyo bavuze ngo umunani ukinze, ni ukuvuga ngo ni inka ikinze. Gukinga inka ni ukuyisiga ingwa ku mabere bamaze kuyihumuza, bamaze guhumuza inka bakayisiga ingwa ku mabere. Ngira ngo wigeze ubibona inka zisize ingwa bahita gukinga kugira ngo inyana itaza kujya kuza. Hari icyo, ariko hari no kugira ngo amabere ahore ntajyeho imyanda, ntajyeho indwara ngo yatime, gira ibintu bituma ari ukuntu yakagashaga, kakagasha cyane, akamera nk'akomeye, uruhu rugakomera, n'ubwo ugasanga ku gihe cyo gukama byayibabaza. Rero burya nicyo ariko bikabona byiza, wasaga inka zibereye, inka zikamwa zikinze, wasaga ziberewe ari nziza. Kuvuga rero umunani ukinze ntawe uko imbyeyi mu by'ukuri, bakwa inyana zirara imfizi mu mahembe, bakwa inyana zicutse, biterwe n'inyana ufite. Ariko umunani ukinze, icya mbere cyo ntana kwa sobukwe ntubaho umunani. Ubundi hari amagambo bakoresha adakoreka, atavugika. Ubundi umunani iwabo w'umuhungu niwo bawuha umuhungu wabo n'umukazana wabo.
niwe bamuha 8, ariko kwa sobukwe ujyana inkwano. Ntibagomba kwitiranya 8 n'inkwano. Inkwano niye wabo umukobwa 8 nuhabwa umuhungu. Ntabwo rero babyitiranya, kandi umukobwa ntakobwa inka yabyaye akobwa inyana. Cyo ni kimwe. Ikindi hari n'ahandi bavuga ngo itetse umwumano, nuvuga ngo ifite amezi. Nabwo ntuzana inyana ifite amezi, kubera ko n'uwo mukobwa aba akiri isugi. Nawe mbese uko umukobwa asa n'inkwano yagombye gusa nawe, kuko kubera ko inkwano burya ntabwo ari ikiguzi cy'umukobwa, ahubwo n'urwibutso asiga mu rugo iwabo, n'ishimwe ry'ababyeyi, n'ikamba bavuga ngo ni nk'ikamba babahaye ababyeyi, ishimwe ry'ababyeyi ko bareze neza. Rero ntabwo hahagurutse umukobwa mu rugo ngo ureke kubasigira akantu bazahora bamwibukiraho, akantu bazareba bagasanga akantu ke n'umukobwa yari umukobwa ukiri muto mwiza, bakareba n'inyana nziza y'ibihogo, inzana nziza y'igaju, bakavuga ati ni nziza irasa n'umukobwa wacu, bati koko umukobwa wacu ari mwiza n'inka yakowe ni nziza. Turamushimiye cyane Bwana Karamaga François ku kiganiro kiza duhaye, cyongeraga kutwibutsa mu muco nyarwanda kera uko gusaba no gukwa byakorwaga. Mwumvishe ko ari imiryango yarambagizanyaga, ndetse umukobwa n'umuhungu bataziranye bakazamenyana, navuga nti mu gihe rwose bari hafi kubana. Ngira ngo rero biraza kutwinjiza mu kindi kiganiro, igice cya kabiri. Iki cyari igice cya mbere, igice cya kabiri tuzaganira no tureba uyu munsi bikorwa gute, ese nubwo ari iterambere tubijyanishe dute n'umuco wacu wa kera. Nibyo tuzareba mu kiganiro cy'ubutaha. Tumushimira cyane, ubwo tubararikire no kuzakurikira ikindi kiganiro tuganira noneho uyu munsi bikorwa gute.